Kiroso Filime TV. Za Kiroso Filime TV twongeye kuva kuri kamera kuri mikoro n'imyanya sanzwe nk'isanzwe kimwe n'abatumirwa bacu muramenyereye kuri kamera za Kiroso Filime TV bari ku cyangwe barasa neza cyane ku mashanete ku masaha ibintu byo kwegekaho muri kubabona barasa neza dutangire reka dutangire n'uyu ngo twibwira turakwakiriye Munyakiri. Sikorakira munyakiriza. Turakwakira kuri kamera za Kiroso Filime TV. Munyakirije ikisi. Tubusambo bwije. Banze bwira dukurikiye ibindi nabyo turabibona. Akize kura Joseph. Irindi. Izina rizwi cyane do. Hejuru. Ni kaka hejuru. Nabonye kaka hejuru rero muramuzi cyane. Abasobanuzi bakunda kumuvuga mu mazi kumenyera. Tukurikizaho n'undi hirya yatwibwira. Yewe nkuko bisanzwe ndi umukiriya wanyu mu Kiroso. Yagize umukiriya wazo. Umukiriya wabo. No mukiriya wazo. Nagira ngo rero tubakire tuganire tujye mu kiganiro gitoya kugira ngo abadukurikiye bashe kubamenya babashe gukora bashize iminsi batababona. Ndagira ngo mpere kuri twegeranye atubwira ese ndagira ngo mpangire nkubaza ku bijyanye n'akazi kawe ukora. Akazi kawe ukora wenda hari abatakazi bakubona gutyo nk'umuhitinzi uri guhitinga ariko batazi ngo ese uyu musore kaka hejuru bisobanura iki, kaka hejuru kisa kaka hejuru muri make kaka hejuru ni mu ntoki. Dore hejuru se baraza ntubibona. Ariko namwe abanyamakuru murabaza ngo bavuze ngo hejuru dore mu kirere. Dore si hejuru se ngeze hejuru mu kirere. Oya kakana kiraga umupira niho nakoye mu kazina ariko nararikundaga birangira ndikundusha naje kongeraho hejuru bitera impamvu dore kaka hejuru mu buzima busanzwe akora kahe kazi nimba tutakwinjira mu buzima nta kintu twe batubwira akazi ukora kugira ngo n'abakunze cyangwa abafana bavuga ati turafana umuntu n'uyu akora akazi kanaka kuko abenshi ntabwo baba bazi ngo akazi bakora ka buri munsi kadutunze n'akazi bitewe n'icyango uhagaze wa mugani wa mu cya miliyoni ushaka kuba ukora akazi gakaze turagira ngo tubwire muri make akazi ukora n'akahe mu buzima busanzwe. Akazi nkora sindi umukinnyi wa filime se arimo bizi eka sinkina filime se reba n'ubundi iyi filime y'ejo bundi twakiniye iri hiti byatari nihe filime uheruka gukinamo iri hanze cyangwa se gutinda cyane ngo abakunzi bagiye uteba n'ibyo no kuyireba kuri channel runaka nihe filime uri kujya no kuyireba cyane iza bayita isiyo ukinamo ufite nk'iherore ushobora gukina wenda ukundana n'umukobwa cyangwa se ugakina uri mani nta bintu by'inkundo ngira reka nakinye ndi umuzamu ahubwo bashaka kungusha mu rukundo kugira nta bintu by'inkundo ngira ahubwo abantu bashaka abazamu babe bareba ko kaka hari ahubwo ukeneye umuzamu ahubwo ushaka umuzamu nige wamamagara nkaza kukurinda igipangu cyangwa se niyo modoka umuzamu ifunga gutya n'aya madiripu nubwo gaciye mu ijambo abazamu baratya abazamu baratandukanye rero aho kuri umuzamu wenda nko arimo aratubeshya umuzamu mu mujyi nyine wenda nka wo kwa Rubangura wenda tubari ko tubivuga ariko yaba ari umuzamu ariko nigeze vuga umuzamu wari wese hana akora ariko ndi umuzamu ikatubyemera umuzamu ariko ni umuzamu mwiza umuzamu w'amafaranga wo hejuru gahunda dore ni gutya oya yenda mu buzima busanzwe wambajije akazi nkora muri tu art entertainment ngo ni company irimo abasitari benshi hari abakinnyi ba filime hari abakina comedy hari abasobanura ba filime ahubwo siniya ku ifarashi ubu niyo musobanuzi wa mbere noneho uri hit ni inshuti yawe oya ntabwo ari inshuti ahubwo jewe nuko mbabona ari wa muntu uri hit ubu ngubu ari mu kazi siniya ku ifarashi rwose oya si ukumutwikira siniya ari mu kazi ni ukuri pe siniya ari mu kazi ubu niyo musobanuzi ubu ngubu uri hit ubwo naho hari yubahwe kandi abyumva ahubwo siniya umva dore hejuru ariko nanjye ntunganire siniya nanjye amafilime y'ubundi ntabonye filime ya siniya yasobanuye nanjye mba numva iyo filime itari buryohera abana navuga ni muyikuremo nimba atari siniya wayisobanuye muyikuremo kabisa siniya ku ifarashi yubahe kabisa hano Kiroso nagira ngo nkubaze ikindi kibazo duherukana kumva n'inkuru yawe hari umukobwa mwakundanye aguterera ivura mu kate none kugeza ubu mu rukundo uhagaze gute kugeza ubu mu rukundo mpagaze ndi Nyakamwe abakobwa barambwiranye nta mukunzi mfite ubu ngubu ndi ku isoko kukubwira no kuvuga
none si itetse umukobwa umwe uyu munsi itetse umukobwa umwe uyu munsi akakwanga wajya gutera ivi akaguca amazi nzi kuri umukiriya wazo wapi ahubwo se ninyi barabwira ninyi ntabwo nzizi oya kuvuze ngo wapi uri umukiriya wazo ninyi ntabwo ari uwazi yabihakanye nayakanye none ndakuzi wowe urashobora kutubwira ko kuva wa mukobwa mwatandukana nta wundi mukobwa urabasha kubona kugira ngo mwake urukundo cyangwa se kugira ngo mukomezanye inzira z'urukundo? hari Fani wanteye indobo, hari Samantha waje nyuma aranyinisha yabo nta wundi urabona? ntawe rwose, ntabwo umukobwa ufite gahunda ze twikundanira kuko ariko abakobwa muri hanze ndumva mfite mosiyo noneho wowe nagarutsemo ufite urukundo ndarufite rwanya rwose oye ni ukuri ahubwo urukundo ndumva rurimo runkirigita rurimo ruragukurura rurimo rurangurura uzi inyota mfite rero y'urukundo. reka mbwire abakobwa rero nimba abakobwa bakunda ikiroso muri kureba ikiroso cya kiroso muri hehe ngo kiroso ko ari singo muri iyi minsi bose kabisa ahubwo mvuze ibintu bikintu kaka hejuru we hari umukunzi ufite mani yaretse ibyo bintu mukazahimbaza ubutaha abasitari kuki mutinye kuvuga niba mufite abakunzi cyangwa mutabafite ibyo bintu nimba unatendeka ubwo amenye nyine uko byifashe uti ndamufite cyangwa sinufite nzababwira yewe nzababwira nawe bazakubwira ngo nutire oya ibyo babwira nawe wabaza kirose niwe yenda bavuga ngo baramubwiranye kandi ni umukiriya wazo sibyo kaka ahubwo bavuga ibintu ngo by'iki n'iki kaka ndashaka ko we ufite ntuzigera kure nimba navuga ko ari ijwi cyangwa kaka ni poromota navuga ko ari poromota rwose uzajya ubwira abantu ko kiroso ari ku isoko ari gushaka umukunzi ariko abafite gahunda ariko bataza kunyinisha abakunzi ni benshi ni ubusa umugabo agukunze ntabwo yaba ari umukunzi yes we ni umufana ntabwo ari umukunzi none se ariko uvuze ngo umukunzi ntabwo uzi umukunzi wari umukunzi ni umukobwa tugomba kuzakundana tukabana tugakora ubukwe si ubundi wahere kuri umunyamakuru umunyamakuru baramufashe ejo bundi bamutereye intuza se ntareba bamuhambitse intuza bamutereye ivi ndeba dukomeze mutereye ikirori cyawe nakije bamishyize hanze ndagira ngo rero mbabazi hagati yanyu mufitanye ntabwo ari ubwa mbere mbasanganye inshuro nyinshi muze kubabona hagati yanyu ko muri babiri mwahurijwe n'iki cyangwa muhuriye ku ki mu bucuti bwanyu buri hagati yanyu nicyo kintu kibahuza cyane kenshi wenda reka ikintu gisubize kaka ni inshuti yanjye akangira inama mu buzima bwanjye bwa buri munsi ureke n'uburaya ntabwo ndinda ntibyambaye ntiwabibonye ntabwo mbizi ntabwo ndinda rwose kandi urabizi ujya ungira n'inama ati ibintu by'abakobwa baza bakwishanya bakubeshya ati direke inama zitandukanye akazi kenshi ambwira ati ngwino tujye mu kazi yandangira akazi ubwo urumva ni inshuti yanjye duhurira muri filime ahantu henshi hagiye hatandukanye ubwo urumva ni inshuti yanjye y'akataraboneka niko ndabivuga mani icyambere ni akazi icyambere ni akazi ibindi biza nyuma wowe uzabanza ukora akazi n'ibyo byo kuvanga arajya mu hariya ngo urashaka umugore cyangwa urashaka umukunzi uzavamo umugore we banza ukora ikofi sibyo abakunzi bazizana we banza ukora ikofi ntabwo uzamenya ntufite abafana tuzi ko ufite abafana we banza ukora ikofi uko ufite abafana n'abakunzi cyangwa n'abagore dore gahunda rero ni gutya ni hejuru ariko abo bazaba baje kurya iyo kofi ntabwo bazaba baje gukunda nanjye erega nta muntu wagukunda mani nta kintu ufite ndetse ndagukunda mani kereka mama wawe wenyine wagukunda akira cyangwa se kereka mama wawe wenyine wagukunda yes hari akantu najyaga nkunda kukubona kenshi utari wenyine sinzi impamvu uyu munsi none uri wenyine ujya ukunda kugira abantu baba bari inyuma yawe navuga bodyguard reka mba ariko mbyita uyu munsi kuri wenyine byagenze bite none ko nta muntu muri kumwe ahubwo baramukubita nawe umuhenzo kabanje gusaba uruhushya nanjye ariko nabize mu cyumfura navuze ni kuki uyu munsi wenyine nta bamuzi ufite uyu munsi byagenze ese ni musanze mu rugo ariko no mu rugo hari igihe baba bahari ndabizi neza amakuru mbonye ahubwo nahageze warebye neza se oya warebye neza narebye oya ushishoze urebe n'inyuma yawe urebe hose ntabo kubera yuko ntabwo bari kuri kamera muri ka kazu ko hejuru gutya kabajwe y'igipangu nta muntu wabonye wari wicayemo ndashaka kumubaza impamvu nyine batari kumwe hano kuri kamera mani mureba musanze mu rugo sibyo nibwo nkiva no gusenga sibyo nibwo nkiva mu gusenga mbona kirosa araje arambwira ati ambwiraho make nawe ati ko mama ubu ntunguye mu ntari kintu mwananteguje nta kintu wanambwiye gusa kandi inshuti yanjye nk'uko wabivuze kirosa ni inshuti yanjye
namugira inama nawe yangira inama ariko namubwiye ati ibintu Kiroso abakobwa bari barimo bamukunda benshi muri iyi minsi bitewe n'umukobwa ngo wamutereye ivi barakura ese mana bakurabeje gute n'iki cyane jewe ntabwo mfite sibyo wowe warabubuze burundu hari abantu baba barabuze ari abakunda ubwanwa Kiroso arahari ari udakunda ubundi wabana nkaguhera reka maze nkubaze oya mutarenga umurongo hano ntabwo ndenga umurongo sibyo yenda teka wowe nkubaze uvugira abandi bakobwa bagenzi bawe sibyo wowe ukunda umusore ufite ubwanwa cyangwa ukunda umusore udafite ubwanwa ufite buke buringaniye buke buringaniye none wowe ntabwo ufite warebye Kiroso nawe arakabije ubwo rero abatse kugabanya bisabiye oya ahubwo jewe mpora muri salo sibyo uhora wogoshe mpora nogoshe icyo ntabwo cyari kibazo aradutuburiye oya muntu ukurikiranye Kiroso filime TV murebe uno musore niba koko yogosha ubwanwa buri munsi cyangwa se ameze nka babandi oya wogosha ko mpora nogosha ashobora muri salo yogosha ubwanwa ariko reka mbabwire reka nkubwire Sandrine nubwo ngiye kubivugira ahangaha ngiye nta kibazo bifite kaka rero nawe kaka nawe amereye nabi yakana umugore we gute ariko wa mugani kumutereta wa mugani ayo makuru narayumvise ngo kaka sinzi na Keza bimeze bitubuye ejo bundi yamukoresheje na anniversaire ayikoreshereza mbere Keza ubwo rero nawe umbwire ubundi reka maze kaka hagati yawe na Keza harimo ikintu kuki buri munsi yakamufata ndashaka ngo kugaragaza icyo kintu kirimo mbese numva ko nyine hagati yanjye na Keza harimo ikintu ni igisi kirimo kuko hari ubwa mbere ubwo se ntabwo cyumva ubwa mbere baravuze ngo yakagutwaye mu fiyanse mwarabibonye sibyo yego ikibazo cyanyu rero mubaza n'ibintu mwabonye sibyo nyine saba tugira ngo tumenye amakuru neza utubwize ukuri impamvu byabaye nawe niba ari impamvu ushobora gutwara yakani inshuti yanjye kandi yakagiye kujya muri Amerika sirwa babwira none se nimba umugore we nimba yakagiye kujya muri Amerika guprofita ngo amusigara nimba umugore yagiye kujya muri umugabo yakagiye kujya muri Amerika sibyo hakaba hagiye gusigara umugore we kuki atamujyanye se ako kandi yakaturi inshuti sibyo ahubwo se wafata wa mugore wa yaka ntamwiyegereza sibyo akazamusigarana ikibazo ntabwo ari kumusigarana ahubwo no kugira ngo mwereke umurongo agomba gusigaramo sibyo mugira inama ni ukumugira inama ya kigabo reka ndi umubyeyi ku muntu uzi kureba igara rya kaka cyangwa irya yaka umugore w'inshuti yawe urumva wamusigarana mu buryo ni umugore w'inshuti yanjye sibyo ni ukumuba hafi oya ni ukumuba hafi sibyo ni ukumuba sibyo ko ndi na singo nanjye sibyo nanjye ni singo hari umugabo wigeze kuvuga sibyo nimba ari siniya ku ifarashi wabivuze ngo ni singo peyi ngo ni singo me bavuze gukira singo peyi sinzi ukuntu afite umwana sibyo siniya yavuze ko afite umwana yabyaye hanze siniya yavuze ko afite umwana yabyaye hanze ariko umugore nyina w'umwana ntabwo amwemera sibyo icyo kigo nayo nigeze kugitanga ngo umugabo yitwa ngo ni umufiyeperi sibyo nanjye jyewe ariko umufiyeperi ariko urumva we sibyo nta mwana urari mwana cyangwa aracyari mu ni gariso abana ni gariso fo oya umva mwana nanjye sibyo gusa abana agiye nkunda ariko nanjye sibyo nanjye ngo ni gariso fo nkunda abana ariko umugore wa yaka nzamuba hafi sibyo murabyumva nyine reka twizere yuko wenda nibikunda yakanatagukura naye nzaba kagira amahane cyane nugira amahane ni inshuti yanjye oya yaka ni inshuti yanjye uba inshuti y'umuntu ku mugore mani sibyo nk'ibyo bintu umbwira ni ibiki nanjye nzaba yesu bose namufatanye no nanjye nzaba ariko nanjye kurenga umurongo noneho muri nigaruye deshe tugeze tukubona ku musozi w'ikiganiro nagira ngo mbabaze ikibazo cyane uko mwicaye aho ngaho nagira ngo kaka ugira ikibazo kimwe baza Kiroso nagira ikibazo kimwe akubaza ubundi gusoza ikiganiro musezera abakunzi banyu ikibazo baza Kiroso reka maze mbaze Kiroso se Kiro ko watereye umukobwa ivi akaguca amazi yaguciye amazi cyangwa ntabwo navuga ngo yaguciye amazi watera umukobwa ivi bamwita ngo ari Fani watera umukobwa ngo Fani wamutereye ivi ariko bira ntabwo naguseka bira ntabwo naguseka kabisa abagabo bose bira byatubaho ariko njye ntabwo nabikora mani bira ntabwo nakuboneye sibyo isi ni ishuri ibyo wakoze byakubayeho ntabwo njye bira byambaho bura nyine kuva byarakubayeho nakwigiyeho wamutereye ivi wa mukobwa arabyanga abo ikibabaje rero kuko ushobora kuba yarakwanze akazabura n'undi ndagira ngo umubaze ikibazo ntabwo uri kumubaza ikibazo mubaze hari ikibazo wabuza Kiroso ni ikihe cyawe cyihariye mu buzima busanzwe ufite umukunzi ndi kuva ku bambwira wabo
nta mukunzi ufite nta mukunzi ufite noneho kiba bazi kuki ikibazo cy'umwana kaka nagira ngo nkubaze wenda ni iki gituma ushaka kuba wakurikirana Keza cyane ukaba washaka kuzamusigarana yakagiye hanze cyangwa n'ubu agihari ukaba uri kumukurikirana cyane? impamvu rero icyo kibazo mbajije ikibazo cyoroshye ntiwakwiye ukinambaza wari kumbaza ibindi sibyo uruvuga ngo Keza ni umugore wa Yaka ariko ni umwana mwiza sibyo ni umwana mwiza rwose Yaka kandi ni inshuti yanjye so inshuti yawe tuvuge urugero nubwo nkajya mu bitaro ntabwo mu rugo iwanjye ntabwo wagenda ukajya mfite umugore sibyo aho ntari ntabwo wahaba kuri inshuti yanjye aho ntari ntiwahaba rero se nimba umugore Yaka agiye kugenda hanze ntamujyanye urumva ndi inshuti ninde wamusigarana se? ariko uri kubica ku ruhande kuko mu bushize hari ikiganiro wakoze uri kumwe na Yaka noneho ubwira Yaka ati nanjye nzakwitura ariko noneho ikindi nanone mbona ikiganiro utungura Keza muri anniversaire noneho Yaka atabizi arazana n'amafatana mu nasirera ntiyamenye uko ni iki cyatumye ufata icyo cyemezo cyangwa umwanzuro wo kugira ngo utungure Keza muri anniversaire yiwe Yaka atabizi? oya Yaka yikundira agacupa murabizi sibyo yakakunda agacupa ariko nari nzi ko abizi yabivuganye n'umugore we njyewe nagiye nk'umuntu ugiye kubasura sibyo ariko nitwaje iki impano ubwo rero nasanze adahari ubwo ibyakurikiyeho ni biriya nyine none se ubwo nari kubisubizayo njye niba najyanye keke sibyo ntasanga umugabo adahari ndetse mubwira kandi nta n'ibintu bikaze twabikoreye ku mugaragaro se mwe ntimwari muhari twabikoreye ku mugaragaro ndavuga ati rero ntabwo nabisubizayo ngwino tugakate yenda umugabo yaraje yinwereye n'ubundi mwarabibonye mwana mwa abanyamakuru ni hari ikintu mwaba mutabonye buriya murakoze cyane nabo ndagira ngo rero tugane ku musozi ndagira ngo mugire icyo mubwira abafana banyu n'abakunzi banyu mugire ijambo mubwira abakunzi banyu abakunzi bacu abakunzi ba Kiroso muri rusange abakunzi ba Kiroso Filime TV mwese mbere na mbere ndabashimira kandi ndanabasuhuza cyane ndabwira ati mujye mukora subscribe nk'uko mwabikoze mu ndahema kudukurikirana umunsi ku munsi kandi ikindi inama zanyu n'ibitekerezo byanyu turabikenera kuko ntawigira hejuru nawe isuhuza abafana bawe nagira ikintu mbabwira nk'iki ndasuhuza abasobanuzi bose nkasuhuza n'abakinnyi ba filime n'abahanzi abandi batarabakinnyi n'abafana hari n'abantu bari i Burundi bavuga hejuru umviriza ndakubarira ngiye gutoza inkuru yose mu gice ndayikubarira imbarira hari abantu bari hakurya ndabasuhuje nawe ndabasuhuje n'abari mwana muri Amerika barahari oya n'ibindi birahari oya n'ibindi birahari mwana hejuru rero nk'uko mubibona ameze nka Yaka nawe ni kimwe bose ni kimwe ntabwo ashobora kurenga ikiganiro cy'ahagurutse ariko turabashimira cyane kuba mwemeye kuduha ikiganiro Kiroso turagushimiye cyane wakoze cyane n'abadiaspora muri rusange kabisa tubabwira gukanda ubahwe kuri Kiroso Filime n'abarundi murakoze cyane. Kiroso Filime TV.